baje twari dutashye amasaha yaguze kandi ejo dufite ibizamini tugomba kwitegura reka dutahe tuzagaruka. Ariko mama je uri wicaye wagira ngo mvugane nawe nuko mwakoze kuza namwe murakoze cyane muzajye musurana kandi ariko nagashya mbonye muhise muhaguruka mutaha ngira ngo wenda hari ikibaye. Aya masaha yo kugenda yarageze kandi turi kwitegura examen twagira ngo tubone ko tujya muri etide. Sawa nizere ko wabakiriye neza. Batwakiye kandi twashimiye cyane nta kibazo. Ngaho mwakoze bana mwakoze namwe. Muzajye musurana. Ngaho nabaherekeze. Sawa muramuke. Ariko abanguke vuba. Mamaje mwirirwe mwakoze bana. Bakaganu kari kuko shamana wanjye waritse imana usura umuntu yasaze naryimana wasaze nabusaze ngambwira igisobanuro cyo gukura ibipapuro byose muri puberi ukabirunda hasi mbwire ko atari ugusa nagapfunyika kanjye nabuze mwana wataye umutwe kugeza nawe ushakira agapfunyika kagenda gute mani ni agapfunyika kanjye kari karimo umuti mani nkoresha none usanzwe bika hano hafi mani nakaburiye muri dorman sinzi hano bagashyize ku buryo kaza muri puberi none ubundi se ako gapfunyika kari karimo iki gapfunyika rero karimo umuti mani njya nkoresha uri kumva yo noneho ni umuti njya noga nkawushyira mu mazi umeze nk'ifu nyine mushyira mu mazi nkahita nkoga none mani ibyo ntabwo ari sitafuze bubiretse ahubwo banze mfashe ni basi mbona ku kaboro ntabwo nakugira inama yo gushakira uraje uruhu uri kubiyora wenyine oya mba kugashaka umaze guta umutwe burundu uri kumbara nk'umusazi cyane rwose ntari ngaha ntari pfunyika karimo umuti mwana se kuki utawubika neza ukawandaye si umuti wanjye mwana umuti uranahenze bya cyane mwana ntabwo nari nzi ko ari ibintu by'indwara ahubwo ngewe mwana ibintu njya ndwara ku ruhu rwanjye kuko uruhu nawe ukarabye igitondo byajya nabyimbye umubiri wose nkagukomeza gushakiramo hano rero reka tubisubize ntabwo mbyumva wiriwe mama Peter Mwiriwe neza amakuru ni meza aya masuku se ko mba nagerageje ariko ibintu bigiye kuva kera ta abizi ariko rero tutararengaho ntaribagirwa kukubwira burya kurya ni kare yego wibuke yuko abanyeshuri bagiye kujya mu biruhuko kandi nubwo bagiye kujya mu biruhuko tugomba kubigisha uko bagomba kwitwara mu gihe bari mu biruhuko yego cyane cyane ku bana b'abakobwa tukabigisha uburyo bagomba kwirinda gutwara inda zitateganyijwe byumva nibyo yego ubundi tukababwira tukabaha impuguro cyane cyane ko ubuzima bw'abana b'abakobwa biba bitoroshye hanze yego yego abo se ubuze kurya urankanze nari ntangiye kureba ahantu harabira ngo ngiye kumeza nanjye yanga ramye mu kiye rwose ndakumva yego oya natwe twazindukiye muri gahunda yo gutanga inzitiramibu ndetse no gukangurira abantu mu buryo bwo kwirinda malariya no gukangurira abantu gutema ibihuru mu rwego rw'amasuku ariko ku kigo nderabuzima abarwayi bari kwiyongera kuba benshi cyane hari nimba udashaka kunyumva rero komeza ubyishakane nose nkubwire ngo ukimanjye ntabwo navana umuti nawubonye sawa shishikara ndabona wasaze oya wimfata nk'umusazi kandi nanone
sinawutaye ko uyu muti nawutaye ko kubera ko uyu muti nawubonye bawadumamo banyica bya biro byose bya biro byose hano barangiza oya ihangane ndaza kukwereka direktoro ko bisa zirya wowe ihangane kandi nyise sibyo ntari byanze Papa Peter turacyafite ikibazo gikomeye cyane cy'abantu batarasobanukirwa neza uburyo bajya barara mu nzitiramibu iteye umuti. Yego. Iyo ni gahunda ibyo ni ngombwa wewe se mugezehe mu bitegura uko bimeze rero twumvaga twatangirira muri iki kigo kiri hano hafi aho dutuye hafi hano ku muhanda. Mwarangije imyiteguro se? Yego gusa si cyo cyonyine tuzajya no mu bindi bigo dusabe n'abanyeshuri ko babwira abayobozi babo bakabafasha guhugura n'abandi gusa tukabigisha mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no ku bana b'abakobwa kwirinda inda zitateganyijwe. Yego yego nababwira courage rwose kandi bukomerezaho sawa komeza nayo masuku yataza gusubira n'isoza ibyo ndimo sawa rakoze cyane. Peter umeze ute? nzi neza ariko wowe ahantu hose ubura uri kwiga niba si ngombwa mwana ngombwa cyane si ubwo wampaye agaciro basi ukamenya ko turi kumwe nkunda kaguhaye ngambwira so nta nubwo ubona ko tuba turi muri shoma nta nubwo wakwicara ngo uruhuke kuba tubonye umwanya wo kuruhuka ntabwo bivuze ngo turagenda duterera aho ngaho. Yego ndabyumva tugiye kuruhuka tujye mu kiruhuko ariko tubonye umwanya wo kwitekerezaho ndetse no gusubira mu masomo neza. ndumva buri wese afite inyogwe andi makuru se andi makuru ni meza gusa nyine ndagushimira ko warongeye gusana na Alan ariko nanone ntabwo ufite kumva ko ari gusa tu ufite kubyitondaho. Sekeri ko mbona wishimye kandi nkaba mbonetse ko harimo umushiho ukuntu aho bimeze bitera kandi se uragarutse mukora yibarizaga byonyine da maze bimaze iki se Sekeri haba maze umva nkubwire rero Sophie nubone narakubabariye ngo urangize unzamukana ugire ngo narakubabariye bya nyabyo urumva ujye ucisha make ibyo bintu si twabisoje none ubigaruye nabonaga nyine urimo uraseka bitavuye ku mutima ndavuga ariko mubaze se nkoze nabi ngaho seka turebe ibyo ku mutima wawe binyereka ibifata nabi basira imbaga bikubabaje sifite habaye iki none Si ibintu muri kuvuga ko ntabizi siko munyihindutse mwese gusa nyine Keri Keri wakanganye ukambwira ikibazo ufite ko wabaye iki njye nk'uko nabuze mbikubwira sibyo ufite kwirinda Alan ariko ubundi arani ya buri munsi yabatwaye iki buri munsi arani buri munsi nashwanye na arani ngaho muratwunze buri kanya ngaho ngo nirinde arani ubundi nzakora iki ko mwese mbona munzamukana niba nashwanye na arani muragenda murakane niba nakundanye na arani ngo mwirinde njyewe ibyanyu ndabirangiza
ntari bisha aje uranashoboye si udari wicaranye nawe kuko keriya ntabwo umuzi. uri kunyangiriza imboga uri gukora iki muri izo mboga? ntabwo nari ntangiye ma. Kangiye ibiki? Ma nari ngiye guteka. Nari mbona intangiye no guca Wowe imboga. uteka? Njyewe guteka? Uwo murozi Ngiye yaba gusongera ya yapfuye kawunga. utetse. Wowe? Ma, Ibiryo sinabi. uyu munsi nafashe umwanzuro wo kugutekera. Uzi impamvu? Ma, babana bose twigana. Nabanikiriye bose nabatsinze. Jana ibizamini by'uyu munsi. Kereka nimba arimo kwiruka no. Byose nabitsinze. Mu bizamini? Ma, sibuka ya mibare yatsindaga. Uzi ibintu byabaye uyu munsi? Ma, uretse ibibazo 7 byonyine nishe nabwo kubyica nabisimbutse nasanze ntabizi. None se ubwo bya bibazo bingahe nimba wasimbutse 7 kandi ukaba wumva wanikiriye abana bose? Nakoze ibibazo ibyo kongeye ibi ngibi 7. Ma, byari ibibazo ibyo 10. Nakozemo ibibazo 3 kandi byose nabikoze neza. Ma, ntukajye umbwira gusa asoni ibibazo 10 ukoramo ibibazo 3 none ngo ese uba babuze ibyo uvuga. Yanga umva nkubwire jya umbabarira mwana wanjye babarira mva nkubwire turuka umwana wanjye ntega amatwi ariko nkubwire windakarira mwana windakarira rwose umva nkubwire windakarira ndabizi uri umwana mwiza kandi wakoze ibintu by'abagabo sibyo wakoze ibintu by'abagabo sibyo mbabarire mwana wanjye kukubwira nabi mbabarire kukubwira nabi ni ukubera ubuzima bubi twanyuzemo ndabizi ubundi wakabaye uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge nka bagenzi bawe ariko kubera ubuzima bubi twanyuzemo nyine ahari nizo ngaruka ibyo ngibyo mari byatangiye ibyo ngibyo byari gutumbwira nabi kuriya nyine ndabyumva none si ibibazo 3 nakoze ntabwo ari byinshi nyine ni iby'abagabo si byo ndi kukubwira se ko ndi kugushimira nyine wakoze ibintu byiza by'abagabo rwose kugira ngo se nawe ababuze na kimwe bakora hari ababuze na kimwe bakora ntubizi se ko hari ababuze na kimwe bakora none si ibyo ndi kukubwira none uzariho amanota nzazana cyangwa nta n'ubwo uzi ko ikibazo kimwe cyari rimwe n'ibibazo 10 none ukaba ku 10 3 ku 10 ni makeya. oya ni menshi rwose ni menshi kuri ngaho ceceka dupanga ibintu by'abagabo ceceka ngaho ugenda untekere dore ndashonje nyine n'amazi yo kunywa ndananiwe cyangwa urashaka ngo ndakare nanjye ubaze aho papa wanjye ari undi kwanze kumumbwira nari ceceka rero ceceka reka nyine tuganire none turaganda mukubwira uri kurira ndabikubwira uri kurira se ngaho ceceka tuganire utamubwira ntabwo ndi buceceke Give me one.
birashize. Keri, Keri, Keri. Yesu wala, cha. Keri, 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 Keri.